turabashimiye cyane mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byinshi. Sasa byukuri amwe mu makuru yasohotse mu by'ikoranabuhanga. Sasa byukuri nuko Spotify yashoye miliyari 10 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa byorohereza abahanzi kwinjiza amafaranga. Spotify rero igamije nyine kwagura imikorere yayo mu rwego rwo koreza abahanzi kwinjiza amafaranga n'ibikoresho bishya bakora nyine ibiganiro byo muri studio nka podcast. Ikaba rero igamije nyine guhanga na YouTube na Netflix ku isoko ry'ibiganiro rikora ryihuse. Iyi sosiyete rero y'abanyaswede isanzwe nyine isora imiziki Spotify ku wa karindwi Mutarama nyine 2026 yatangaje ko mu myaka 5 ishize yashoye angana na miliyari 10 z'amadolari y'Amerika mu bijyanye na podcast, hagamijwe nyine kongera umusaruro w'abahanzi, kongera umubare w'abayigana no kubaka nyine ibikorwa remezo. Spotify rero igiye kandi akugabanya nyine ibisabwa kugira ngo nyine umuntu yemererwe kwinjiza amafaranga ibizwi nka monetization. Nukuvuga ngo rero umuyobozi wa Spotify ushinzwe nyine ibijyanye na podcast ku rwego mpuzamahanga Roman mu kiganiro nyine n'itangazamakuru yagize ati uhereye igihe nyine twatangiriye nyine gahunda abakurikirana podcast z'amashusho kuri Spotify bikura kabiri buri kwezi ukoresha nyine Spotify usanzwe nyine ukurikirana podcast buri kwezi ubona amashusho menshi inshuro ebyiri ugereranyije nuko nyine byari bimeze mbere yuko dutangira iyi gahunda. Umuhanzi rero ukora na Spotify ubu nyine ashobora nyine gukora amafaranga mu gihe afite abamukurikira bangana n'igihumbi. Amasaha rero 2,000 yarebwe mu mezi 30 ashize hamwe na video nibura 3 yashyize nyine ku rubuga ugereranyije n'ibyasabwaga mbere byuko kugira nyine abumvise 2,000 n'amasaha 10,010. Yabimukana rero yabarebye ibihangano bye video 12 yashyize kuri Spotify. No kuvuga ngo rero Spotify kandi yavuze ko yazanye nyine ibikoresho bishya bizatangirana nyine ni gahunda muri Mata 2026 bizifashishwa rero mu bikorwa byo gufasha abahanzi gushyira no kugurisha nyine amashusho ya podcast byoroshye nyine binyuze ku mbuga zitandukanye nka Acast, Audio Boom ndetse na niyo bitangwa ni Ribsyn. No kuvuga ngo rero ufite rero abamukurikira igihumbi amasaha 2,000 yarebwe mu mezi 30 ashize hamwe na Spotify hamwe na video nyine nibura base 3 uzajya nyine wemererwa kwinjiza amafaranga kuri Spotify. Sasa ibi byose bigaragaza ko rero Spotify nayo ari imwe muri company iri kuza ishaka kwigarurira iri soko nkuko na YouTube nayo yamajije kurifata. Sasa mbyukuri dukomeje amakuru y'ikoranabuhanga nuko burya amakuru y'abakoresha Instagram na Facebook agiye gukoreshwa mu gutoza Meta AI. Ikigo cya Meta kigiye gutangira gukoresha amakuru yashyizwe hanze n'abakoresha nyine imbuga nkoranyambaga zayo za Facebook na Instagram gutoza ikoranabuhanga ryayo ary'ubwenge bwo gukorana rya Meta AI. Ni gahunda rero izatangira kwa 27 Gicurasi, aho nyine iki kigo kizajya nyine gikoresha nyine amakuru yashyize kuri izi mbuga nyine arimo amafoto, ubutumwa bwohereza, ibitekerezo watanze n'ibindi bitandukanye. Ikigo rero gisobanura ko ibi bizafasha Meta AI kubasha nyine kurema nyine amafoto, inyandiko n'ubutumwa mu buryo bwiza, kuko rizaba nyine ryabonye nyine amakuru ahagije y'uburyo amafoto n'inyandiko by'abantu batandukanye biba abimeze. Icyakora nyine akivuga ko nyine ko ubu buryo butazabangamira nyine ubwari busanzwe bwo kubikira nyine ibanga abakoresha imbuga nkoranyambaga zayo, ndetse ko kitazakoresha nyine amakuru y'abana bari munsi y'imyaka 18. Kuva rero Meta AI ni program yakozwe nyine mu rwego rwo gufasha abantu kuganira nayo, kubona ibisubizo nyine by'ibibazo binyuranye, no kubona amakuru y'ingeri zose yamuritswe ku mugaragaro muri mu mwaka urangiye 2023. Ivugururwa rero muri Mata 2024 si
ubwa mbere rero Meta yifuje nyine kugerageza gukoresha amakuru y'abakoresha imbuga nkoranyambaga zayo mu gutoza Meta AI, kuko burya iyi gahunda yari gutangira nyine muri 2024 ariko nyine ikomwa mu nkokora n'abashinzwe kugenzura imbuga nkoranyambaga mu Burayi babyamaganiye kure. Kuri ubu rero Meta yashyize nyine uburyo umuntu nyine yashyizeho uburyo umuntu udashaka ko amakuru ye yifashishwa ashobora kubyanga kandi bigakunda. Ni ukuvuga ngo rero Meta igiye rero gutangira gukoresha amakuru y'ibintu ushyira kuri Facebook na Instagram ngo kugira ngo ikuze iri koranabuhanga ryayo rya Meta AI. Sasa rero mu by'ukuri urumva ko aha hari byoroshye. Noneho rero sasa reka tunyarukire kuri WhatsApp naho twumve uko amakuru ya WhatsApp yameze. Sasa ndukuri no kuvuga ngo WhatsApp igiye gushyiraho uburyo nyine bukarishye bwo kurinda ubutumwa kurinda nyira ubutumwa abayikoresha boherezanya. No kuvuga rero ubuyobozi bw'urubuga rwa WhatsApp rwamamaye ku isi rufasha abantu nyine kuganira bwatangaje ko bugiye gushyiraho uburyo bwo kurinda nyine umutekano w'ibiganiro abantu bagirana haba amatsinda hagati yabo, ku buryo nta muntu nyine ushobora kubihakura ngo abijyane ku zindi mbuga. Uburyo rero bwiswe icyo bita ni advanced child privacy bugamije nyine kurinda umutekano w'ibiganiro abantu baba batifuza ko biba nyine akimomo. No kuvuga rero mu gihe rero iyi gahunda izaba itangiye nyine gukoreshwa nyine umuntu ntabwo azaba akemerewe nyine guhita abika amashusho cyangwa ibindi byasangijwe nyine kuri WhatsApp cyangwa ngo ubutumwa yoherejwe nyine abwirize mu zindi mbuga zikoresha ubwenge bwo gukorana AI mu rwego nyine mu buryo nyine bworoshye nkuko bikorwa ubu ngubu. No kuvuga ngo WhatsApp rero yavuze ko iri koranabuhanga rizatuma abayikoresha nyine bagira icyizere ko nta muntu uzongera kubasha nyine gusakaza ibiganiro by'abayikoresheje. Ni imikorere rero bemeza ko nyine izatangira mu mezi 2 ari imbere kandi ikazajya igendana n'umutekano w'ibiganiro by'abayikoresha. Sasa rero no kuvuga ngo rero iri koranabuhanga rizaba nyine rikora ku bantu bose bafite bivugana bafite muri telefone nyine zabo program ya WhatsApp igezweho cyo bita latest version. Uburyo rero bivugana uburyo bwo kurinda nyine amakuru bukoreshwa na WhatsApp ubu ni bwo gukora nyine ku buryo nyine wageraho nyine ubasha ari wayoherejwe gusa. No kuvuga ngo rero WhatsApp rero igiye gutangira kurinda birushijeho ibiganiro abantu woherezanya byumvikana kwa kuna abantu bagenda bagira n'amachat byose rero izagenda ibirinda ni muri kugira ngo irinde amakuru n'abakiriya bayo muri rusange kugira ngo hatagira umuntu uzakivanga mu byabo. Sasa rero mu by'ukuri rero umva ko ahangaha na WhatsApp ikoza gashya. Sasa rero mu by'ukuri reka tunyarukiye hano iwacu mu Rwanda turebe ibyihariye kuri Mbaza, urubuga rwitezweho gukemura ibibazo by'abanyarwanda hisuzwe nyine ikoranabuhanga. No kuba rero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc yatangaje ko mu minsi mikiri imbere izaba nyine yafunguye urubuga yise ngo Mbaza ruzajya rwakirwaho ibibazo by'abaturage mu nzego zose ndetse babashe kujya banarumenyeraho nyine ibisubizo by'inzego bibera cyase bireba nyine bidasabye kujya aho azikorera. Ni urubuga rero rwa internet rwa mbaza.gov ruzafungurwa nyine ku tariki 20 Mutarama 2026 mu buryo bw'igerageza nyine ku baturage bo mu mujyi wa Kigali. Mu tundi turere bizageraho nyine muri Werurwe birumvikana. Sasa ndikuri Minaloc rero igaragaza ko nyine rutagiye nyine gukuraho ubundi buryo bwose busanzwe bunyuzwaho ibibazo by'abaturage bireba nyine inzego, ahubwo ari uko ukuzanamo nyine ikoranabuhanga kugira ngo byihute kurushaho kandi bigabanye gusiragira. Umuyobozi rero ushinzwe ikoranabuhanga muri Minaloc yitwa
witwa ngo ni Mugisha Ariane yavuze ko urwo rubuga rwitezweho kongera nyine ikibatsi mu kugabanya imirongo miremire itondwa n'abaturage baba bafite ibibazo mu gihe nyine basuwe n'abayobozi. Yavuze ko rero ko ubusanzwe nyine ibibazo bidasaba kujyanwa mu nkiko, abaturage babirazaga nyine ku nteko z'abaturage, ibitahakemukiye rero bikazamuka mu zindi nzego, ariko ikibazo kikaba ko umuturage atamenya ko ikibazo kigeze ku buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo yagize ati rero abayobozi bandika ibyo bibazo bakazabigeza nyine mu zindi nzego rero bireba, ariko nyine icyo gihe rero umuturage iyo abasha nyine kumenya aho bigeze akora urugendo, ashobora rero guhera nko mu kagari kamwegere cyaba nyine cyarazamutse bakamubwira ngo ajye mu murenge cyangwa ku karere. Usanga rero akomeza nyine kuzenguruka aho ngaho, ari naho abaza nyine kuri minisiteri bavuze mu ntara. No kuba rero hari aho rero bikemuka ahandi ntibikemuke. No kuvuga rero yakomeje agira ati rero ibyo ni ibyo bibazo nyine bigenda nyine bikaba byinshi. Perezida yazajya ahantu nyine ugasanga nyine abaturage bari ku murongo banarira bavuga ko barenganye cyangwa ibibazo bitabashije gukemuka. Sasa rero mbaza izajya ikora iterere. No kuba rero Mugisha yavuze ko ari urubuga rwa interineti nk'izindi cyakora nyine umuturage utangira nyine kurukoresha azajya afunguraho account cyangwa konti nyine yuzuzeho amakuru asabwa, noneho ahabwe n'uburyo bwo kujya yinjiramo. Kuva rero iyi konti niyo umuntu uzajya ajyamo nyine akandikamo ikibazo cye, noneho mu makuru yuzuzamo habe hariho aho nyine aherereye n'urwego ikibazo cye kireba rutangire nyine gukurikiranwa ku buryo bizaba ari ibintu byoroshye cyane. Sasa mu rero umva ko ari ikintu cyiza. Sasa ni mu gihe rero icyo kunyuza muri amatangazo ari cyo gushyira nyine hamwe ibinyuzwa nyine ku mbuga nkoranyambaga n'inzego za leta, ku buryo abaturage bazajya babibonera hamwe batagiye gusura imbuga za buri ikigo cyangwa se binabagure. Nuko rero minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igiye gufungura urubuga rwo kwakiraho ibibazo by'abaturage. Umva ko ni intambwe nziza cyane ikomeye. Sasa ni kuri amakuru yacu ikoranabuhanga, reka dusoreze kuri uyu mugabo witwa ni Elon Musk. Sasa ni by'ukuri n'umwe mu bagabo batangaje. Elon Musk rero yajyanye mu nkiko OpenAI na Microsoft asaba indishyi ya miliyari 134 z'amadolari y'amanyamerika. Nuko rero Elon Musk rero yajyanye mu nkiko ibigo bya OpenAI ariyo ifite nyine ikoranabuhanga rya ChatGPT na Microsoft, asaba nyine guhabwa indishyi ya miliyari 134 z'amadolari y'amanyamerika, rero kubona inyungu zinyuranye n'amategeko. Nuko rero zinyuranye n'amategeko. Nuko ni mu nyandiko rero y'urukiko yo kuwa gatanu, Musk yavuze ko OpenAI yinjije hagati ya miliyari 65 z'amadolari y'Amerika na miliyari 109.4 z'amadolari y'amanyamerika kubera uruhare rwe, kuko ari umwe mu bashinze nyine icyo kigo muri 2015, mu gihe Microsoft yabonye hagati ya miliyari 13.3 z'amadolari y'Amerika na miliyari 25 birumvikana ziringa y'amadolari y'Amerika. Uwunganira rero birumvikana ko uwunganira Musk mu mategeko birumvikana ko nuko umusasi bikuru uwunganira Musk mu mategeko ta Steven Molo yagize ati by'ukuri nta Elon Musk nta OpenAI yabaho. Nuko yatanze rero amafaranga menshi mu ntangiriro zayo, atanga nyine izina ryinditse abigibikana abigisha byose yari azi ku bijyanye no gushinga no kuzamura ikigo. Nuko nk'inzobere nyine yemewe yabaye karumbura. No kuvuga ngo rero mu itangazo rya OpenAI yashyize rero hanze yavuze ko nyine ibyo Musk asaba bidafite ishingiro kandi ari uburyo
bwo kwibasira ngo no gusebya OpenAI na Microsoft yo ntacyo nyine yasubije akubijyanye n'amafaranga Musk ashaka. Mu cyumweru gishize rero umwunganizi amategeko wa Microsoft yavuze ko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko iyi kompanyi yafashije cyangwa se yateye inkunga iyi OpenAI. No kuvuga ngo rero Musk yasezeye rero muri OpenAI muri 2018 agaragaza ko nta cyizere cyazaza abona akurikije n'imikorere yayo. Ashinja rero iki kigo nyine kurenga ku ntego yacyo yo gukora ubushakashatsi ku bikoreshwa ry'ubwenge bw'ubukorano OpenAI birwana rya AI n'uburyo nyine bwatezwa imbere bitabangamiye ikiremwa muntu, kikaba rero cyarahindutse nyine ikigo kigamije inyungu. Musk rero yavuze ko yatanze hafi miliyari 38 z'amadolari y'Amerika bingana na 60% by'amafaranga yatangije OpenAI ayifashe ni gushaka abakozi, kwihuza n'abantu bazwi n'ibindi. Yaragize ati mbere mu by'ukuri rero nkuko umushoramari wa mbere mu kigo gishya nyine ashobora nyine kubona inyungu nyinshi cyane kurusha ayo yashoye. Inyungu rero yinyuranyije rero bivugana inyungu zinyuranyije n'amategeko OpenAI na Microsoft babonye. Musk rero akwiriye rero gusubizwa iziruta kure ayo yatanze mu ntangiriro ariko uyu mugabo sasa rero Elon Musk rero birumvikana yarize Microsoft akubera nyine ubufatanye bwayo na OpenAI bwatangiye muri 2019 buza nyine kwaguka muri 2024 ubwo yashoraga angana miliyari 13 z'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika mu guteza imbere ChatGPT. Ayishinja rero ko ubwo bufatanye bwatumye OpenAI iva nyine ku nzego zayo igahinduka ikigo kigamije inyungu, ndetse Microsoft ibukuramo inyungu zinyuranyije n'amategeko. OpenAI na Microsoft byabaye revukana rero byasabye umucamanza kutita nyine kubyo inzobere ya Musk yagaragaje. Bavuga ko nyine ko isesengura rikwiye kwamaganwa kuko burya ari ibihimbano bidashobora kugenzurwa kuko burya bidahwitse. Kuvuga ngo rero Elon Musk yajyanye mu nkiko rero OpenAI na Microsoft ayisaba nyine indishyi ya miliyari 134 z'amadolari y'amanyamerika. Ese mu by'ukuri uyu mugabo azazibona izi ndishyi ko mbona na nyinshi cyane? Sasa rero reka tubihanga amaso. Sasa mu gusoza reka nkukubite akabonus kamwe ubundi asigaye dusoze nkubwire ko Uburusiya bugiye akumurika internet ikora nk'iya Starlink. No kuva rero umuyobozi nyine w'ikigo gishinzwe iby'isanzure mu Burusiya witwa ni Dmitry Bakanov yatangaje ko nyine bitarenze umwaka wa 2027 bazatangira gukoresha nyine internet ikomoka kuri satellite bise ngo ni Newton Raspberry imeze neza nk'iya Starlink ya Elon Musk. Nukuvuga ngo Starlink rero itanga internet yihuta cyane ibifashishijwemo rero na satellite zirenga nibura basi 9,000 ziri mu isanzure. Yatangiye rero muri 2020 imaze rero kugira nyine abayikoresha nyine barenga miliyoni 9 mu bihugu birenga 150 gusa nyine ntikoreshwa mu Burusi. Nuko ku wa 16 Mutarama Bakanov yerekanye igikoresho gishobora nyine gufasha Abarusiya nyine n'abandi bakoresha internet ituruka kuri satellite aho nyine baba bari hose ku isi. Nukuvuga ngo yavuze ko rero ibikoresho bizatangira nyine kubikora nyine ku bwishimire yuko uyu mwaka urangira. Nukuvuga rero uyu muyobozi yavuze ko bagiye nyine kohereza mu isanzura izi satellites zingana na 300 zifasha nyine internet ya Raspberry gukora neza cyane. Yaragize ati rero ni ingenzi ko tugeza nyine internet ku bice byose bitandukanye bizagerwaho na internet isanzwe. Starlink rero
yafashije nyine cyane cyane ku ngabo za Ukraine mu ntambara n'Uburusiya, ibafasha rero guhuza ibikorwa, kugenzura no gukoresha drones cyangwa se ndetse birumvikana ndetse bitanga n'umusaruro ugaragara cyane. No kuvuga ngo rero Uburusiya rero bugiye kumurika internet ikora neza nk'iya Starlink. No kuvuga ngo rero reka tubihanga amaso turebe ibyari byo. Sasa rero ndagushimira kamubwiye ko ngukunda cyane, naho gutaha nyamuneka akuyende makuru nk'aya ngaya agezweho.